Ndabashuhuje kandi mbifurije kugubwa neza, mbifurije kugira ibihe byiza muri mwebwe, mwumve muguwe neza. Ingoro TV ngewe nitwa Manu, ibintu ni sawa cyane kabisa. Ukwezi guhire kuzakubera ukwezi kumugisha kandi Uwiteka Imana azakwambutse. Ndagira ngo rero tuganire ku byemezo byafashwe n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB ku nsengero, ku bijyanye n'insengero n'amadini n'amatorero. Tubiganireho nawe, comment yawe isige uvuge ngo ubyumva gute, se birakwiriye cyangwa ntago bikwiriye. Ariko nge ndagira ngo tuganire kuri side tinibikongera ukundi ntihazagira uwundi bizabaho. Biravangwa kabarore kabisiraheli ngo kabera icyitegererezo ab'iki gihe, kugira ngo amakosa bakoze nabo batazayakora bakarakaza Imana. Bintu ni sawa rero. Urwego rw'igihugu ku itariki 31 Mutarama 2025, urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB abantu bose ruramenyesha abantu bose ko rwatesheje agaciro icyangombwa cy'ubuzima gatozi kuri imwe mu miryango ishingiye ku myemerere yagaragayeho gukora mu buryo budakurikije amategeko. Ndagira ngo yagaragaweho gukora mu buryo budakurikije amategeko bamburwa agaciro. Iyo umuntu yakwambuye icyemezo cyo gukorera mu gihugu, agaciro uba wakambuwe nyine, ubwo uba warakitesheje. Kigaragara neza nuko umuntu aba yarakitesheje, kuko nta muntu wagutesha agaciro wihaye agaciro. Umukuru w'igihugu ajya avuga ngo icyambere ni agaciro. Agaciro ni umuntu ukiha, nta muntu ushobora kukamuha. Iki cyemezo gifashwe nyuma y'ubugenzuzi bwakozwe na RGB mu bihe bitandukanye, harebwa imikorere y'imiryango ishingiye ku myemerere ikorera mu Rwanda. Iri genzura ryagaragaje ko hari imiryango ifite ibibazo bitandukanye birimo kutubahiriza amategeko, ikibazo cy'imiyoborere n'amakimbirane ahoraho. Ngaha rero ahantu byapfiriye murambivuga, abantu baraba hamwe bahamagariwe gukorera Imana, ukagira ngo ninda bahamagariwe, bakagira amakimbirane ntibamenya aho ibibazo babikemurira. Nguko rero kuntu nyine isi yo ikemura ibibazo. Si ushaka kugaragaza ko ushaka kubangamira abantu bayo, gahunda niyo rero nuko bigenda, birangira igutesheje agaciro. Mwibuke neza, isi ni iyacu ngo tuyigire neza, ntago isi ari iyacu ngo tuyihindure mbi. Rero iyo ushatse kwigira mubi, isi nayo ikugira mubi ikagushyira ku karubanda. Bene data, nta kintu na kimwe, nta n'ahantu na hamwe, nta n'umuntu n'umwe nunza agatoki, nta n'umuntu n'umwe mbangamiyeho. Kigaragara neza ni urwego rutureberera Rwanda Government Board, urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere. Baba babirebye neza ko bataba abantu ntibari mu murongo, bahora bapfa amatura, amakimbirane. Ba pasiteri nibo batera amada abakristo. Imiyoborere ipfuye, kudatanga raporo ku gihe, ni ibintu byinshi nyine. Kandi n'abasigaye nge ndajya inama, mubikore neza, action plan muyategure neza, muyagereze ku karere ku gihe. Ibintu byinshi byagiye bisabwa na RGB mubimenye neza, mumenye ngo umutungo, amafaranga yinjira akora ibi, tuyakoresha gutya. Ibintu udafitiye ubusobanuro. Zigera mu nsengero 5 zahagaritswe zikanamburwa ibyangombwa by'ubuzima gatozi. Ntago ndi buzisome, ariko ni insengero zari zimaze kwiyubaka, ariko abantu bageze kure, bararushye, bahera ku gasambi bakubita ingoma, bahera ku kantu k'agafunganwa, bageze aho bagutse bananira gusangira ibyagutse kwe.
abantu bananirwa gusangira ibigugu barasangiye Mana. Ntawavuga byinshi, Imana iturengere cyane. Gusa narindi kuvuga ati Imana yo kabyara ifashe abakirisitu batazakora ikintu bita imyigaragambyo. Aho isi igeze ni muri viziyo, udashoboye gukora ibya viziyo bigendana n'ibyawe n'ibyo wemera, icyo gihe nyine usigara inyuma. Ntabwo ari viziyo yayindi abakristo bavuga ngo ni viziyo badutesha agaciro ngo ni ukurwanya Imana. Hoya, nimba udashobora gusangira na mwene so, uwo hanze akaba ari uza kugukemurira ikibazo ngo wagakwiye gusangira nawe, wagakwiye gutuza. Bamwe babona imishinga kugira ngo bashyiremo abakene bakishyiriramo abakire, birahari. Ngewe nanahajya nkanabeherekana aho umuntu bibaho nyine, nta kandi abantu barabizi. Kugira ngo umwana bamushyire muri compassion bakavangura atanga 50,000, ukibaza iyi Mana abantu bari gukorera ngo bazabona ishyana barya iby'imfubyi n'abapfakazi. Ibyo mpora mbivuga, abantu bakavuga ngo wa mwana we ngo uzikoraho. Ntacyo, muri Kristo Yesu niho twinjira tujya mu bundi buzima. Njya nkunda kubwira abantu, ntiwaba ingabo y'Imana cyangwa ingabo y'igihugu utinya gupfa, kuko urupfu kuri bamwe rubinjiza mu butwari iyo barwanira ukuri. Abamenye Imana ngo gupfa ni inyungu ku mukristo wese ukuri. Urwego rw'igihugu rw'imiyoborere rurashishikariza imiryango ishingiye ku myemerere yose kubaha no gukurikiza ibiteganywa n'amategeko, hakimakazwa imiyoborere myiza binyuze mu buryo bwo kwigenzura no kwikemurira ibibazo biteganywa n'amategeko. Abantu batwibutse kwikemurira ibibazo kweri. Pasiteri, diyakoni bajya hariya barwane ngo bari gupfa, utuntu twinashinga ugasanga ibintu byavuye mu rusengero byageze mu isi, bo bivuye mu isi bo byageze mu nkiko. Ngiyi ngaruka. Imana iturengere cyane, Imana iturengere hatazabaho abantu bategura imyigaragambyo ngo babarenganyije. Iyo umuntu adashoboye kwikemurira ikibazo, kiba ari ikibazo bwo abantu bakabana bakubita ingoma bahuje bavuga ati nibigenda gutya. Ariko byari ibintu bijya binangaza, umuntu mukubitanye ingoma nta n'agapromosiyo na kamwe umuhaye, kuko Imana irazamura. Imana imuvuze ivuga ati nzakugira ukomeye ubyumva, wowe ukumva ko yahora hasi. Reka Satani azamutere rimwe rero, urebe ko atakuzanira intambara. Iyo ntambara ni wowe wayiteye kuko wanze gukemura ikibazo hakiri kare. Hakazamo sisiteme y'isi mwigisha. Imana ishimwe cyane kandi tugirire neza, umwigisha ibintu bigende neza. Njya nangara nkibaza uri abantu bagiye kugira bagire gute, ariko Imana idufashe cyane. Abandi ngo bihinduye abarakare, ntawabavuga ngo nabarokore, ariko nimba dukomeza gukora gutya turagikana hehe, turajya hehe? Kuko kwe igitekerezo cyanjye nanisabira urwego rw'igihugu rubishinzwe, ni nk'ari icyitonderwa. Urwego rw'igihugu rw'imiyoborere rurashishikariza imiryango ishingiye ku myemerere yose kubaha no gukurikiza ibiteganywa n'amategeko, himakazwa imiyoborere myiza binyuze mu buryo bwo kwigenzura no kwikemurira ibibazo. Aha hantu niho nshaka gutangira igitekerezo. Mwazashyizeho urwego rubafasha, rugenzura aya madini n'amatorero biri seriye,
wenda hari ko bazajya bamenya n'ikibitera kugira ngo abantu babeho batemera gusangira bike bafite ahubwo bakabirwaniramo. Iki kintu ni ikibazo gikomeye. Mubitekerezeho kabisa. Mwabitekerezaho mugafasha aba bantu kandi nanone gukumira. Imana itugirire neza, Imana idushyigikire cyane kandi imbaraga z'Imana zikomeze zibe ku itorero ryayo mu izina rya Yesu, amen.